uku kwezi uyu munsi turi kumwe ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana narawukoze mu bantu batandukanye. Hari umuntu mperutse n'ubundi guhanurira, twahuriye muri gahunda yo gusenga, n'ejo bundi yari arimo ari gushima ko byasohoye. Ntago byatinze, icyiza kiriho aho ngaho. Buriya nanjye ndimo ndasenga mu buryo bw'impano, mu buryo bw'ubuhanuzi, nasaba Imana ikabimpa, nsabira abantu bafite icyo bashaka ku Mana, nkasenga nkasaba Imana nayo ikabasubiza. Yego. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiyatuma Imana Concorde kamfite umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha. Ni ukuri pe mu iminsi nibatije mu mararungu. Impamvu ni iyihe? Mubona ntabamarirungu mwabakunzi banje mwe. Tekereza nabyutse saa 11 ndakaraba ndamanuka mu igare ya Musanze, mpaguka niya saa 12 n'igice, mbaza ngo naringiye nenge mu karere ka Gicumbi ngiye kureba umukozi w'Imana. Ubu namugezeho kugira ngo tuganire ku mbaraga z'Imana. Ni ukuri ntabwo ngomba kubicisha irungu. Umukozi w'Imana tuguhaye ikaze. Murakoze kuduha ikaze muri iki kiganiro. Ni byiza yuko mugomba kumenya uko dukora, mukamenya uburyo dusengamo Imana, mu buryo bwo kugenda dutambutsa ijambo ry'Imana ku bantu n'ubundi bakeneye kumva Imana ivugana nabo mu ijambo, ivugana nabo mu buhanuzi. Ibyo byose Imana iradukoresha tukagenda n'ubundi tubikora. Yego, Imana ishimwe. Hano ndi mu karere ka Gicumbi, umurenge ni wa Byumba, akagari niba ari Murama. Yego. Umudugudu ni wa Ruramba. Nawe wari wibagiwe nkanje. Yego. Turi mu isibo yo gukunda igihugu. Twiteze imbere. Yego, isibo ni twiteze imbere. Yego, hano twicaye ni kwa Twibaze Jean Claude, niho turi niwe mu rugo, tugira ngo twiganire ku mbaraga z'Imana. Ni umuhanuzi, ni umuvuga butumwa. Abarokore tujya dukunda kongeraho ngo nibindi umwama nshoboje njya mbikora. Yego, niko bimeze aho ngaho. Ajya twasenze. Twasenze. Oya, tugomba gusenga ntabwo Yego, reka dusenga Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Yego, reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana tuzi neza ko uri Imana igira neza abantu, kandi umuntu wese ukwiringiye adakorwa n'isoni. Uyu mwanya turasenze muri uyu mwanya kugira ngo ubane natwe, udufashe, udushyigikire, kandi iyi gahunda turimo tuyisengera twirukanye imbaraga za Satani, twirukanye imbaraga z'umwijima, kugira ngo kugira neza kwawe Uwiteka Imana kugere kuri buri muntu wese ubasha kumva Mwami Imana ijambo ryawe, abone ineza yawe, abone ubutabazi. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo ari wowe ukomeza kubibamo, ukomeze kubidufashamo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego, uyu munsi ngiye kukubaza ibibazo ko ikiganiro n'ubwa kabiri twamaze kumenyerana neza, sibyo? Nibyo ndabona n'ubundi ibintu biri kugenda bikomeza kuba byiza. Yego, hari umugabo witwa Karebu, ndamukunda. Uti mukundira iki? Karebu na Yosuwa ni abantu mfatiraho kwigirira icyizere. Bagiye gutata igihugu cya Isirayeli batumwe na Mose. Imana imubwiye ngo fata umwe muri buri muryango, mu miryango 12 ya Isirayeli. Mu muryango wa Yuda bafatamo Karebu, mu muryango wa Benyamini niba nibuka neza bafatamo Yosuwa. Baragenda bajya gutata, abandi bagaba 10, ntabwo njya mbibuka kuko bazanye inkuru mbi. Noneho bavuyeyo babagaba 10 bavuga inkuru mbi bati rwose Mose, dukurikije uko twabonye kiriya gihugu nuko twe wadusubiza hehe muri Egiputa.
Kareba tumva niba Uwiteka twishimiye azatujyana muri icyo gihugu akiduhe ari igihugu cy'amata n'ubuki. Ugutega amatwi neza amatwi yego. Noneho Imana ivugira muri Mose tumva Karebu aho wakandagije ikirenga utata aho hazaba gakondo yawe, aho hari Heburoni. Mose arapfa, Yosuwa aramuzungura bari uyobora ubwoko bwa Bisirayeli, abari ubagabanya imigabane. Noneho bigeze aho rata mbe Korode, Yosuwa aza kwibagirwa Karebu. Noneho Karebu aragenda ajya kwa Yosuwa amubwira tumva Yosuwa ko Imana yavuganye natwe turi Kadeshi Baruneya yuko impaye Heburoni. None wampesha umugisha nkajya kurwana n'Abanaki n'Abaheti n'Abayebusi bahari nkabona gakondo yanjye. Yosuwa atese ko ushaje ko ufite imyaka 85 ubu urabarwanya ubashobore aho ruzingiye rero ikibazo nabanje nagisasira. Kareba arangije avuga ijambo ryiza ati cyagihe Imana imbwira bya bindi turi Kadeshi Baruneya nari mfite imyaka 40 ubu washize imyaka 45 uko natabaraga ngatsinda n'ubu ngubu imbaraga zanjye niko ziri, wowe mpesha umugisha gusa ubundi nigendere. Yego. None Korode uko wahanuraga bigitangira n'ubu ngubu imbaraga zaragabanyutse, zariyongeye, zagumye hamwe, bimeze biti? Turakomeza tuganire ku by'umurimo w'Imana uburyo ugenda ukorwamo. Imana igenda irushaho kugenda iduha imbaraga, aho kugenda ducogora, aho kugenda n'ubundi ducika intege. Imana ikomeza kugenda iduha imbaraga, Imana ikomeza kugenda isuka umwuka wera, tukagenda turushaho kumva dukomera, tugira n'ibyiringiro kubw'ijambo Imana ibikomeje gukomeza kukiba yaravuganye natwe, tukabona imbaraga ziri kugenda ziboneka. N'uyu munsi rero turacyakomeje, ahubwo biri kugenda birushaho kugira imbaraga cyane. Yego, Imana ishimwe. Turi tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu. Nk'uku kwezi hari umuntu wahanuriye bikaba byarasohoye. Uku kwezi uyu munsi turi kumwe, ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana narawukoze mu bantu batandukanye. Hari umuntu mperutse n'ubundi guhanurira, twahuriye muri gahunda yo gusenga. N'ejo bundi yari ari gushima ko byasohoye, ntago byatinze. Ntago wibuka itariki wamuhanuriyeho cyangwa se umunsi n'igihe yaje kukubwira ati byasohoye? Ntago itariki nyibuka, ariko icyo nibuka cyo ni uko haciyemo iminsi 3. Yego, iminsi 3 yambwiye yuko byasohoye. Hallelujah. Dushima Imana, turanezerwa, ibintu bigenda neza. Yego cyane, ndi gukunda kukubaza uyu munsi, ndakubaza nshingiye kuri Bibiliya. Dufite abahanuzi babiri, hari uwitwa Yesaya n'uwitwa Eliya. Yego. Icyo mbaziho ni ikihe? Yesaya yahanuye yuko Yesu azavuka. Ndatega amatwi numva. Yesaya aza gupfa atarabubona. Uwitwa Eliya yahanuraga ategeka, ndibuka ari igihe cyageze abwira umwami Ahabu ati ndategetse nta mvura nta n'ikime mu gihe cy'imyaka 3 n'igice kizaboneka muri iki gihugu. Wowe muri abo bahanuzi babiri uwufatira icyitegererezo cyawe ubona bijya gusa mujya kugira impano zimwe ninde? ni ukuvuga ngo uwahanuraga ategetse Eliya agategeka. Yego. Ni ukuvuga ngo icyiza kiriho aho ngaho. Buriya nanjye ndimo ndasenga mu buryo bw'impano, mu buryo bw'ubuhanuzi, nasaba Imana ikabimpa. Nsabira abantu bafite icyo bashaka ku Mana, nkasenga nkasaba Imana nayo ikabasubiza. Yego, uri mu mavuta yo gutegeka.
ni ukuvuga ngo nta kindi, aho hantu ho gutegeka niho numva n'ubundi mpagaze. Yego, ahubwo turi aho gutegeka. Akenshi iyo umuntu yatewe n'abadayimoni akaba yarwaye, n'undi umuntu asenga ari gutegeka, ntawe wibuka wigeze uterwa n'abadayimoni warangiza ukamusengera abadayimoni bagahita bagenda mu izina rya Yesu, umuntu akaba muzima? Barahari, ntago ari umwe, ni babiri, uko abo ngabo bagendaga babazana mu buryo bwo gusenga Imana, hakabaho kwirukana, ni ugutegeka. Noneho abadayimoni bakamuvamo akaba muzima. Yego, akagira ubumuntu, akagarura ubwenge, ibintu bikagenda neza. hari uwo wibuka wa vuba? Uwo nibuka ni uwo twigeze guhura, tukaba n'ubundi twarasenze, ariko uwo nibuka ni ukuvuga ngo haciyemo ukwezi. Yego, igihe cyose byaba byarabereye nta kibazo. Pfa kuba ari Imana yagukoresheje, kuko nanjye mba ndi kugira ngo nibutse abantu ko dufite Imana ivuga, ifite imbaraga, ikora imirimo, bikagaragara, ikagenda itabara. Yego, Imana ifite ibyo yahisha abanyabwenge ikabihishurira abaswa. Ese ufite amashuri angahe koro? Amashuri nize ni makeya, ni 3. Nize amashuri 3 abanza. 3 abanza? None se ujya uhanurira n'abantu bafite na lisansi na za dogiteri? N'abafite n'amamodoka rwose bize, baminuje, baba barimo bashaka Imana iri muri nge igenda ikora imirimo. Nanjye nicyo cyanzanye, naje kureba n'izina ry'Imana koro. Yabaye udafite iyo mpano y'ubuhanuzi ntabwo tuba turi kumwe, ntabwo mba naje, ariko nateze kubera iki kurimo. Kandi nanjye wampanuriye, kandi nanjye mu mashuri ndayafite, ndabura rimwe mu yagenwe, sigaje rimwe, mfite masters, nenda gukomeza dogitora, ariko ukampanurira ufite 3 ya primaire. Ni ukugira neza kw'Imana, ni imbaraga z'Imana, aho Imana ibishaka kugira ngo umuntu wese amenye neza yuko hari Imana ifite imbaraga, ifite ubushobozi, irengera, igatabara, idakoresheje ubwenge n'ubuhanga, ahubwo ikoresheje imbaraga zayo. Nukuri Imana itareba ku buranga, itareba ku gihagararo, itareba ku mashuri. Iyo niyo turi kuvuga. Ntuzi ko ari akarimbo narinze turi gusenga kare? Numvishije uririmba nawe neza. Mani ngukundira nukutajya wakaruswa, ahubwo wowe wishakiye umugirira neza. Ntureba umuryango avukamo cyangwa se idini asengeramo, ahubwo mwagurira imbago amarira akaba amahirwe, ahubwo mwagurira imbago amarira akaba amahirwe. Wanyaguriye imbago mwami ndagushima, wankuye ahakomeye nanjye ndagushima, nutarunzi yaramenye nanjye ndagushima. Ntabwo nirata ibyo nkora, ahubwo nirata ubishoboza, ari we Yesu wanesheje. Yanyaguriye imbago nanjye ndamushima, yanyaguriye imbago nanjye ndamushima. Mwamujya unyaga ingoma ukimika bushaka, kandi ushyira hejuru ukanacisha bugufi. Icyo nicyo nakwemereye, kuko cyatumye abantu benshi bamenya ko hari imbaraga ziruta izo biratana, bamenya ko hari imbaraga ziruta izo biratana. Wanyaguriye imbago mwami ndagushima, nanjye ndafashijwe, wankuye ahakomeye nanjye ndagushima. Nongeye kumva Imana yaramenye nanjye ndagushima. Wanyaguriye imbago nanjye ndagushima, wankuye ahakomeye mwami ndagushima. Nawe iyo Mana warayibonye? Cyane, indirimbo nayihimbye muri 2010, maze imyaka 16. Yego, wabonye kugira neza kw'Imana. Niyo mpamvu tutazahwema, niyo mpamvu tutazaceceka kuyibwira abantu bose, kuko ari Imana ikora ikabigaragaza. Nabonye Imana ifata umuntu ikamukura nyine mu bitagaragara ikamushyira ahagaragara, sibyo? None sinzi, nkorana ibiganiro n'abahanuzi benshi,
ariko pe numwe tumaze gukorana wize kaminuza sibyo nundi wageze muri segonderi agarukira mu wa kane uva ngo ufite diplome numwe ariko abadukorana benshi 3 ya primaire 4 ya primaire ariko Imana ayiwewe ariko Imana nireba ku mashuri ariko Imana ibakoresha nukuri Imana ngo hayicyubahiro ndayishimiye Imana umva ngo usetse hari umuntu wanditse muri comment atayiko konkorudero nawe ujye ukomeza gufashwa cyane ugatuma umutumirwa atavuga mu mbabarire nawe biba byabaye nyine byabyandenze nyine kenshi byari biturutse yumbwiye ufite amashuri 3 ya primaire yego ariko nge nkaba nabuza amahoro Imana ikankura Musanze ngo nze nkurebe tutaziranye ahubwo nje kureba impano yaguhaye yego mwabantu mwe ntibikomeye tugendeye ku mashuri mfite nayo ufite nta kintu cyakagombye kuduhuza pe kuko harimo umworera ntago cyaboneka ariko amaraso ya Yesu yahuje abatari kuzamenyana haleluya ndakumenye Mana turayishimiye nukuri amaraso ya Yesu afata abantu batakagombye guhura ikabahuza igafata umuntu nkawe utarize n'amashuri 6 ngo yarangize ya primaire ukarondora umuntu ukagira ngo ibyo yakoze mwari muri kumwe ni Imana Imana ijya ibikora yego kuko yo ifite ububasha n'ubutware kandi ni Imana yo kwizerwa niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose n'umuntu akwiriye kuyubaha akayubaha ahubwo icyo tugiye gukora ugiye no gutanga nimero umuntu uri gushidikanya ariko kureba ngo nta mani kurimo azagerageza guhamagare gusa mutaziranye ubundi umwibwirira ibye yego inimero ndayitanga nta bwoba nta kibazo kuko bikwiriye ko n'ubundi twamamaza ubutumwa bwiza tukamamaza Imana tukavuga Imana tukabwira Imana umuntu akabasha kumva neza Imana ko ari Imana igirira neza umuntu igakura ku cyafu ikicazanya n'ibikomangoma yego 078 5 5 012 7 ndayisubiramo 08 ni 07 yego 8 5 5 012 7 yego wowe uri gushidikanya ngo nta mani murimo uzahamagare nje nayibonye ndi umugabo wo kuyihamya wo kubihamya none se Claude karame umuntu naguhamagara azakubwira ibyifuzo bye ati sengera ikiniki cya Imana iti bikubwira anje azampamagara mbwira ati sengera gusa azambwira ati sengera ubundi nzamusengera Imana inkoreramo izi byose izagenda ibishura ibigaragaza kandi niko kuri ko kumenya ko Imana iri muri twe ibyo ni nabyo twikundira nuvango nje y'impanuriye tuziranye kugira ngo mbyizere biragoye pe mama numuhanuzi na data ukwe ntabahanuzi ariko ibyo bampanuriye bandikuga se mama yanyifuriza ikibi data ukwe si yanyifuriza ikibi nyine simbyizere cyane ariko Imana ishimwe bijya bihita bisohora kuko abazi nyine ko mfite gushidikanya muri nje babigomba guhita ahubwo uzi impamvu abantu bamaze igihe basenga ibyabo bidasubizwa vuba hagasubizwa vuba bizera bashya ako kantu rakazi ujye ukabona umuntu akaza aribwo bwa mbere ari gukizwa ibyahanure bigasohora vuba ariko wowe ubimazemo igihe ugasanga ubwiwe ibintu muri uyu mwaka ugazasanga bimaze nk'imyaka 2 ugitegereje njya mbibona umuntu aje rwose kuko we abafite ishyaka abafite kwizera muri we noneho n'Imana ikarushaho kugira ngo ibisohoze birushaho kugenda bimwubaka birushaho kugenda bituma akunda Imana naho ngaho nabonye ari cyo gituma Imana yihutira gusohoreza abaje vuba
amasezerano. yego uzi aho tugiye kubihuza, ufite abana 5 niba ntibeshye, sibyo? ari umwana muto n'umwana mukuru, uwujya impungure n'uwo uwo mpereza impungure ni umukuru kubera yuko aba akomeye. uhereza bisikisi n'uwo ni umwana muto ukiri kurerwa mu rwego rwo hasi. yego bivuga ngo ro mw'abakristo mwe b'ibigugu, reka nkoresha iyo terime, mwihangane, Imana ntabwo ibyanyu yahita ibisohoza, kuko bajya banavuga ngo gutinda kw'amasezerano niko kurama, sibyo? mujye mureka bizera bashya basubizwe, nabo batangire babone ibyo kugira ute, ibyo guhamya. noneho n'ikindi, wowe umaze igihe uba ufite kwihangana. nuko nguko nicyo twavuga, kugira ngo umuntu arusheho kugenda akomerera mu masezerano, kuko Imana igenda ikora. yego turi kumwe na ajya ni Twibaze. Ego turi kumwe na Twibaze Jean Claude. Twavuze amagambo yacu, ariko reka tudakomeza mu yacu, tugere no mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Karibu mukozi w'Imana. Hari ijambo ry'Imana rikomeza kugenda ridufasha kandi rituma dukomeza kugenda twamamaza Imana. Ni ijambo rigaragara n'ubundi mu gitabo cya Samweli, Samweli wa 2, ni ibice byaho n'ubundi 15. turahera ku murongo waho wa 13. yego Samweli wa 2 ibice 15 umurongo wa 13. guhunga kwa Dawidi ni ku mutwe w'amagambo uvuga. bukeye haza intumwa kuri Dawidi ivuga iti, imitima y'Abisirayeli ikurikiye Abusalomo. nuko Dawidi abwira abagaragu be bose bari kumwe nawe i Yerusalemu ati, nimuhaguruke duhunge, nitudahunga nta n'umwe muri twe uri burokoke Abusalomo. mubanguke kugenda atadufata vuba akatugirira nabi bigatuma arimbuza umurwa inkota. abagaragu b'umwami baramusubiza bati, abagaragu bawe twiteguye gukora icyo umwami databuja ashaka cyose. nuko umwami asohokana nabo mu rugo rwe, bose bamukurikiye, ariko umwami asigaye abagore 10 n'ishorekeze bo kurinda urugo. umwami arasohoka, abantu bose baramukurikira, bagera i Betimeruhaki batinda yo. nuko abagaragu be bose baramushagara, kandi abakereti bose n'abapereti bose n'abagiti bose uko ari 600 abari bavuye i Gati bamukurikiye banyura imbere y'umwami. maze umwami abaza Itayi w'umugiti ati, wowe ni iki gitumye ujyana natwe? subirayo ugumane n'umwami, kuko uri umunyamahanga waje uciwe, subira iwawe. Imana iguhe umugisha. Amen. Iri jambo ni ijambo rigaragaza neza yuko dukwiriye kumvira Imana. Imana irimo iradushaka. Imana irashaka yuko twegera Imana. Imana irashaka yuko tuyihungiraho, kuko Satani we arashaka kugira ngo yicire abantu mu byaha, ariko uyu mwanya Imana irashaka kugira ngo tuyihungireho, kandi nuhungira ku Mana, Imana izakurinda, Imana izakurengera. Nicyo iri jambo ribashije kuvuga yuko umuntu akwiriye guhungira ku Mana, kuko Satani we arashaka kugira ngo arusheho kugenda asubiza abantu mu byaha. Rero ni umwanya w'uko umuntu wese uri kumvira ijambo, Imana iramushaka kugira ngo abashe kuyihungiraho, ngo kandi ave mu byaha, ubundi yegera Imana. Imana irusheho kugenda ikora imirimo imutabara, imurengera, kuko bikwiriye ko habaho kumvira Imana. Imana yacu ikomeze kutugirira neza. Umuntu wumvishije iri jambo akwiye kuva aho yarari, akava mu byo yararimo, akabasha kwegera Imana, kugira ngo Imana ibashe kumukiza no kumurengera no kumugirira neza, kuko Satani warashaka kugira ngo asubize abantu benshi inyuma,
ariko Imana ishaka ko buri muntu wese yongera guhaguruka akayegera akayihungiraho. Iri jambo ni uko nguko ritambutse, kuko Imana ishaka ko n'ubundi umuntu ayihungiraho. Yego, Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Reka dusoze n'ubundi tuzanagaruka twivugira Imana. Reka tugusabe udusoreze n'isengesho, izina ry'Imana rikomeze kwamamara. Reka dusenga Imana, kuko Imana ariyo yo kwizerwa. Ku muntu wese ubashije kumvira ijambo arusheho kwegera Imana. Mana yacu nziza, Imana itwitaho, Imana ibasha gutabara, Imana igirira neza umuntu wese uyiringiye. Twarakubonye udutabara, twarakubonye utugirira neza. Uyu mwanya urashaka yuko bantu baguhungiraho, bantu bava mu byo bari barimo, Mwami, bakaguhungiraho, kuko ibyaha bitumye abantu benshi basubira inyuma. Ariko wowe Mana urimo uragaragaza neza yuko bantu baguhungiraho, ukabagirira neza, ukabatabara, ukabereka imbaraga zawe, ukabereka gutabara, ukabereka ko ushoboye byose ku muntu wese ubasha kukwizera. Niyo mpamvu uyu mwanya dusenze kugira ngo kugira neza kwawe ukomeje kugenda ugaragaza ko abantu barihebye, abantu babona yuko hari ibidashoboka, ariko kuri wowe Uwiteka Imana bijya bishoboka, kuko hari ibyo ujya ukora natwe tukabona ineza yawe. Niyo mpamvu rero dusenze kugira ngo buri muntu wese tumusabira, Mwami Imana, kugirirwa neza nawe kandi akaba uwo kukwizera. Urakoze kuko ujya ubigaragarisha imirimo ndetse Uwiteka Imana n'ibitangaza. Urakoze ko wabyemeye kugira ngo dutambutse ijambo ryawe, kandi umurimo wawe dukomeze kuwukora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.